Yes, reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbifurize kugira icyumweru cyiza, bifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko mumerewe neza, nizere ko icyumweru gikomeje kugenda akiba sawa cyane. Uyu munsi turi tariki 2 Mutarama muri uyu mwaka w'2025, turi ku cyumweru saa 7:14 nibwo rero twinjiye muri studio za Ibendera TV. Mumeze mute aho muherereye? Nizere ko muri tayari. Hanyuma rero turinjiye muri studio, tuje birumvikana mu makuru atandukanye idonido hirya no hino. Kugeza ubu tuvugana tubabwire ko urugamba rumeze nabi cyane nyuma yo kubohoza Goma. Umutwe wa M23 urashaka no kubohora ikibuga cy'indege cya Kavumu, hanyuma kandi igakomeza no mu bice biyerekeza hehe Kinshasa. Ni gahunda bafite yo gukomeza kugenda babohoza abaturage, bakaba kandi bafite na gahunda yo gukomereza Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gutangira gukora. Ibi nabyo turaza kubigarukaho tugenda tunarebera hamwe amakuru arimo kuvugwa kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Goma, aho rwose hakomeje kugenda hakorwa za operasiyo, ariko kandi kugeza ubu tubabwira internet yamaze kuboneka mu mujyi wa Goma. Ari hano mu mujyi wa Goma rwose kugeza ubu ngubu barimo kubyinira ku rukoma, nyuma yuko kandi ubuyobozi bwa M23 ku munsi w'ejo bwifatanyije n'abaturage bo muri uyu mujyi wa Goma mu bikorwa by'umuganda rusange. Ibintu byagiye bigaragaza, abaturage bagenda bagaragaza ko bishimiye umutwe wa M23. Turaza kandi kubabwira ko Sadeke bagiye bajya gutora imirambo yabo hariya mu bice bya Goma, nyuma yuko abasadeke benshi bagiye bitabaye Imana baguye mu mirwano yareberaga hariya mu bice bitandukanye bya Goma, aho Sadeke barwanaga na M23. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu bakaba bemerewe kuba bajya gutora imirambo yabo. Turaza kugenda turebera hamwe uko bagiye bagenda gutora imirambo ya bagenzi babo bagiye bitaba Imana hariya muri biriya bice byo mu mujyi wa Goma. Hanyuma kandi kugeza ubu ngubu tuvugana, MONUSCO nabo bamaze kugenda bagira ibyo basaba, ariko kandi turanababwira ko umubare w'abantu baguye mu ntambara hariya mu mujyi wa Goma, umubare w'abitabye Imana baguye mu mirwano yabereye Goma, rero imibare yamaze kugenda ijya ahagaragara. Ndaza kugenda nayo nyibagezaho kubera ko amakuru yo mba ngomba kuyabagezaho 5 kuri 5. Hanyuma ibyifuzo 3 by'ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze guha umutwe wa M23 turaza kubirebera hamwe, nyuma yuko izi ngabo za Afurika y'Epfo zikomeje kugenda zigwa mu mirwano ibera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubutitsa. Aba rero bakaba bamaze kugenda baha umutwe wa M23 ibyifuzo 3. Turaza kubirebera hamwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'umugambi wapfubye wari wateguwe wo gutera u Rwanda abinyuze ihehe, binyuze mu mujyi wa Goma. Akaba rero ari umugambi wamaze gupfuba kugeza ubu. Turabirebera hamwe nabyo ku buryo burambuye, inshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV. Turaza kandi kubabwira ko kugeza ubu imboni z'umuryango w'abibumbye nazo zimaze kubona ko gahunda yo gufata umujyi wa Bukavu uziri hafi rwose, nyuma yuko umutwe wa M23 umaze gufata umujyi wa Goma. Turaza kurebera hamwe nanone ibyo umuryango w'abibumbye ugenda uvuga nyuma yuko babonye imbaraga zikomeye z'umutwe wa M23, bakaba bavuga yuko rwose ubu ngubu nta gushidikanya n'umujyi wa Bukavu nawo uri hafi kuba wafatwa. Nyuma turaza kugaruka ku rupfu rwa Colonel Rugabisha
turaza kugenda tubirebera hamwe uyu mugabo icyo yazize. Hari abavuga ko yaba yishwe n'umutwe wa M23, hari n'abandi bavuga ko yaba yishwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma Afurika y'Epfo imaze gutangaza ko nta mbaraga yifitiye zo kujya mu mirwano cyangwa mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Ndayishimiye perezida w'u Burundi aravuga ko u Rwanda ruri gutegura kuba rwashoza intambara ku Burundi. Uyu mugabo akaba yongeye kwikoma igihugu cy'u Rwanda mu magambo yagiye ashyira ahagaragara, nabyo turabirebera hamwe. Hanyuma kandi birumvikana turaza kugenda twibanda muri gahunda ziri gukorwa mu bikorwa birimo gutegurwa, ikigezweho kugira ngo rwose umutekano hariya i Goma ukomeze kugenda uba mwiza cyane. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, twamaze kuba tayari ku Ibendera TV, namwe turabinginga ngo mukore like kuri iyi video, hanyuma munakore subscribe. Tumaze kubona like 3 gusa, kandi dukeneye like nibura 10 kugira ngo ubundi aya makuru tuyatangire tugende tuyabagezaho. Turaza kubabwira uko kugeza ubu urugamba rukomeje kugenda rwambikana hariya mu bice bya Kavumu. Gahunda ni hehe? Ni ukubohoza ikibuga cy'indege cya Kavumu. Turaza kureba ngo ese iki kibuga cy'indege kiramutse kibohojwe n'umutwe wa M23, hakiyongeraho ikibuga cy'indege cya Goma umutwe wa M23 wamaze kubohora, ubwo ngubwo byaba birimo kwerekeza he? Gahunda rero cyangwa urugendo rw'umutwe wa M23 ishobora kwerekezamo, birashoboka ko imaze kuba yafata Kavumu, ishobora kunyura mu nzira za Kidumbi ikagenda yerekeza Kabare, yarangiza ikerekeza Bukavu, igakomeza imaze kubohoza Bukavu ikaba yakomereza Kamisimbi, ikagenda na Warungu, ikanyura muri Nzibira, ikanyura hitwa Matare, igakomeza na Kinshasa. Biragaragara ko ari yo nzira yakoroha, kimwe nuko bashobora kuba banyura inzira ya Mbayo, bakanyura Mbayo, bakanyura Muhinga, bakanyura Mure, bakikoza muri iri shyamba riri hano ahantu bita Azashabangwa, bagakomereza Amakombo hariya rwose mwari rashyamba, bagahita bambuka za Kamitongo, bagahita bajya kubohoza Kinshasa. Ni inzira ebyiri rero dushobora kuza kugenda tugarukaho zishobora korohera umutwe wa M23. Hanyuma rero abantu mumaze gukora like turababona ko muri 6, turifuza ko muba 10, ubundi tukabinjirira neza muri aya amakuru rwose ngomba kubagezaho 5 kuri 5. Ariko turashaka ko abakoze like nibura muba 10 kugira ngo notification ihite igenda, ubundi dutangire amakuru. Twamaze kugenda atubona ko muri tayari, ni nako kandi ubwo ngubwo genasuhuza abantu muri hariya i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Komeza kugenda mutwereka ko muri kumwe natwe. Niko nsuhuza abantu bari Kampala muri Uganda, konsuza abantu bari muri za Mozambique, abadukurikiye mwese mujya amutubwira ko rwose hariya muri za Mozambique muba muri kumwe natwe. Hanyuma bari muri Sudani yaba y'Epfo n'iya ruguru, namwe turabasuhuje cyane. Abantu 10 bagera bakora like, ubundi tuzamuka n'aya makuru tugenda tubereka uko imirongo y'urugamba igiye imeze hariya rwose kuri mapu, uko ibintu birambitse hariya Kavumu. Rwose kugeza ubu ngubu ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera. M23 ivuga iti nta bintu byo kubika intwaro kuko twazeguye, tuzi impamvu, kandi kugeza ubu ngubu tumaze kugenda dufata n'izindi nyinshi ziyongera kuzo twari dufite. Nta guceceka rero, nta gusinzira, gahunda turakomeje mpaka Kinshasa nkuko twabyiyemeje. Hanyuma rero abantu 10 tayari bamaze kugera
bakora like kuri iyi video. Ubwo rero bivuze iki? Bivuze ko nyuma yo kubona like 11 zihise zituramo rwose, nanjye ubwo icyo nsabwa niki no guhita anza mbagezaho uko ibintu byifashe, babwira yuko imiriro y'amasasu yongeye kugaragara rwose, imbunda azongeye kugenda azisakirana hariya mu bice bitandukanye. Reka rero ngewe mbigenze gutya, ubundi inze duhita dutangira n'aya makuru. Yes, abadukurikiye rero twamaze gutangira rwose, ubwo twizere ko namwe mwamaze kugenda mutera agatebe, ubundi amakuru yo nkayaba ashyirira neza neza ku meza, ubundi mukayakurikira 5 kuri 5. Duhere hehe? Duhere kugeza ubu ngubu ko situation imeze igoma, cyangwa aduhere uko ku rugamba kugeza ubu ngubu byifashe, dore yuko kugeza ubu rwose ibintu byo turabibafitiye hano 5 kuri 5. hanyuma mwebwe icyo tubasaba niki? ni ukuba kumwe natwe, ntimunyeganyeze ngo mujye ahandi, kandi mukore na subscribe kwi Ibendera TV. hanyuma rero munyemerere duhe kugeza ubu ngubu uko situation yifashe Goma. Kugeza ubu ngubu uko ibintu byifashe Igoma, umutekano ukomeje kugenda uba mwiza, ariko igishimishije abantu bari Goma kugeza ubu ngubu nuko internet yongeye kuboneka hariya mu mujyi wa Goma. Abari mu mujyi wa Goma kugeza ubu ngubu barabyinira ku rukoma rwose, barabyinira ku rukoma nyuma yaho internet imaze iminsi yarabaye ikibazo hariya mu mujyi wa Goma. Rwose kugeza ubu ngubu internet yongeye kugenda iboneka, akaba ari ibintu rero biri kwishimirwa n'abatuye hariya mu mujyi wa Goma. Muri Goma kandi ikindi kintu twababwira nuko kugeza ubu abaturage bahariya mu mujyi wa Goma bakomeje kugenda bishimira M23. Ku munsi w'ejo rwose ibintu byabaye byiza cyane, aho abaturage bakiriye abayobozi ba M23 bafatanya ibikorwa by'umuganda. Akaba ari ibikorwa byo rwose byishimiwe kandi binitabirwa n'abaturage benshi. Ngira ngo murabona Bertrand Bisimwa agenda yakira Corneille Nanga, umuyobozi wa AFC M23, abifatanya n'abaturage. Ngira ngo muramubona Corneille Nanga agenda pepera abaturage ababwira ati rwose mutuze mugubwe neza, nabo bamwakirana ibyishimo bikomeye. hanyuma rero bakora igikorwa cy'umuganda rwose, bagenda basukura umujyi wa Goma. Akaba ari ibintu bikomeje kugenda abigaragaza ko abaturage barimo kugenda biyumvamo umutwe wa M23 akurenza nuko rwose ingabo za FARDC bo byari bimeze. Ngira ngo rero aho ngaho tuhavuye, ikindi twababwira nuko kugeza ubu ngubu nyuma yuko ingabo za SADC zikomeje kugenda rwose zisaba M23 ko bababarira, bakabaha inzira, bakabafasha, bagatora imirambo cyangwa se imirambo y'ababo bagiye bagwa mu rugamba hariya Igoma mu bice bitandukanye bya Goma. Kugeza ubu ngubu rwose M23 nk'umubyeyi yagiye ivuga iti SADC rwose mwagiye mutwinginga inshuro nyinshi, nimuze mufate imirambo y'abanyu, ariko birumvikana tugomba kubaherekeza kuko nta wamenya. M23 rero ikaba yemeye ko ingabo za hariya Igoma zikajya kugira gute, zikajya kugenda azitora cyangwa se zifatana. Ringiye kuvuga ngo kuraruza, ariko kuraruza sinzi ko yaba ari ijambo ryiza umuntu yaba akoresheje, ahubwo no kugenda aba atora imirambo ya abagenzi babo bamaze kwitaba Imana baguye
uru rugamba rwagiye rubera hariya mu bice bitandukanye bya Goma. Hanyuma rero M23 ikaba yababwiye iti turabemerera ko mufata abanyu. Gushyingura abantu bitabye Imana ni igikorwa cyubahwa n'abantu bose, natwe turabyubashye, ariko kugira ngo tubemerere nuko tugomba kubaherekeza. Ntawamenya mushobora kuba mwagenda mutega n'ibisasu mu nzira, ntawamenya mushobora kuba mwagenda amugira n'ibindi ibikorwa bitari byiza mukora, ntawamenya mushobora kuba mufite indi migambi ibagenza. Ntabwo rero twabyizera 100%. Hanyuma rero M23 ikaba yagiye ibaherekeza. Bivugwe yuko kugeza ubu ngubu rwose SADC bamaze kugenda babarura imibiri cyangwa se imirambo y'ababo bitabye Imana rwose benshi cyane kugeza ubu ngubu. Mwagiye mwubumva abo muri Afurika y'Epfo, itangazo riheruka ritangaza ko bari bamaze kuba 14. Mwagiye mubumva abo muri Tanzania, mwagiye mubumva benshi bo mu Burundi, mwagiye mubumva bo mu bihugu bitandukanye byagiye kwifatanya na FARDC mu kurwanya umutwe wa M23. Kugeza ubu ngubu rero rwose akaba abamaze kugenda abababarira bati ngabone mugende mujye gufata imirambo y'abanyu. Ikindi kintu kugeza ubu ngubu gikomeje kugenda giteza impaka hagati ya SADC na M23 nuko SADC ivuga iti ni mutubabarire tugende dutwara intwaro zacu twagiye dusiga mu birindiro bitandukanye aho ngaho mu bice bitandukanye bya Goma ndetse n'ahandi. Umutwe wa M23 wagiye ufata, ariko M23 ikagenda ibitera utwatsi. Ivuga iti twabahaye amasaha 48 yo kwitegura kurambika intwaro no kuba mwahunga. Ayo masaha 48 ntago mwigeze muyakoresha uko bikwiriye. Kugeza ubu ngubu rero nta kindi kintu n'iki na kimwe mwemerewe usibye kuba uko twubaha ikiramwa muntu. Icyo twabemerera nukuza gutwara imirambo y'abanyu bagiye bitaba Imana baguye ku rugamba, ariko ibindi byo rwose mugende mubishyire mu nyandiko, ubundi tuzagenda atubyigaho. Nitubakundira muzabimenya, nitunabihakana nabyo ubwo muzabimenya. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, turacyari mu bivugwa mu mujyi wa Goma kugira ngo mukanya tuze kugira gute, tuze kurambika imirambararo hariya tubageze ku mirongo y'urugamba. Kugeza ubu ngubu mushobora kuba mwibaza ngo kugeza ubu byifashe gute. Ndashaka kugira ngo ibi biri kuvugwa hariya mu mujyi wa Goma tubanze tubihereze ku ruhande rumwe, ubundi twinjire ku rugamba sasa aho kugeza ubu ngubu ibintu bikomeje guhana inkoyoyo. Imiriro yabaye imiriro, ewana sinzi, amabombe yabaye amabombe, indege zabaye indege, ibifaru byabaye ibifaru. Kugeza ubu ngubu ibintu ntago byoroshye mw'abantu mwe. Mwebwe cyo tubasaba no gukora subscribe, ubundi bindi byo mu biturekira amakuru tuyabahe 5 kuri 5. Hanyuma rero ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gutangira gukorwa, kigiye gutangira gusanwa, kigiye gutangira gushyirwamo ibikoresho by'ibanze cyangwa se ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubundi gitangire gukora. Uti iki kibuga cy'indege nikimara gutangira gukora, ibi bizaba abigenda byerekeza herero. Ahangaha rwose ahaho niho ruzingiye. Iki kibuga cy'indege cya Goma nikimara gushyirwamo ikoranabuhanga, kimaze kuvugururwa, dore ko M23 yamaze kuvuga ko rwose iki ari igikorwa cyihutirwa ndetse kitagomba gutwara n'iminsi myinshi. Rwose iki kibuga cy'indege cya Goma cyavuguruwe, bakaba rero bafite gahunda y'iki yo kuzajya abagurutsa indege z'intambara, dore ko ejo mu makuru twarabibabwiye ko bamaze kugenda bafata Sukhoi 25 ndetse kandi kugeza ubu ngubu biravuga ko umutwe wa M23 ufite n'izindi ndege z'intambara zimaze kugenda ziyongera, zo bagiye rwose bavana cyangwa se bararuza mu birindiro by'ingabo FARDC yahozemo. Izi ndege rero zose kugeza ubu ngubu bakaba bitegura kugira gute, gukora iki kibuga cy'indege, undi izi ndege bakajya batangira kugira gute kuzikoresha
bagenda bamanuka ku rugamba n'indege z'intambara ziguruka zivuye kuri iki kibuga cy'indege, ubundi zikagenda zikikoza ku kindi kibuga cya Karehe, ikibuga cy'indege cya Kavumu, hanyuma ubundi ibintu bigakomeza kugenda biba barabara. Rero sasa M23 igenda igira ite yimanukira mu mpande zose. Ikindi kintu M23 iteze kuri iki kibuga cy'indege, biravugwa ko hari ibihugu bimwe na bimwe bishaka cyangwa se byifuza kuba byagirana ibiganiro na M23. Birumvikana nka Afurika y'Epfo nyuma yo gutakaza abantu benshi, abasirikare bayo benshi, ishobora kugira iti reka tujye kuganira na M23. Birumvikana ibihugu bitandukanye za Amerika abifuza rero kuba baza kuganira na M23 nta kundi kuntu bishobora kuba byagenda. Niyo mpamvu bashaka gukora iki kibuga cy'indege byihutirwa kugira ngo ibihugu bitandukanye byifuza kuba byagirana ibiganiro na M23 bibone uko bigira gute biza mu ndege ubundi. Ndetse biranashoboka ko iki kibuga cy'indege nikimara kuba cyavugururwa na za kampani z'indege zakoreraga ibikorwa byo gutwara abantu hariya zagiye zisubika ibikorwa byazo, zishobora kongera gusubukurwa. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu rwose amakuru ahari ndetse atagomba gutinda, akaba avuga yuko kugeza ubu iki kibuga cy'indege byihutirwa kigiye kugira gute kuvugururwa kugira ngo M23 ikomeze kugenda yisuganya ikora ibikorwa byayo, ndetse n'izi ndege z'intambara itangira kugenda zikoresha. Hanyuma rero MONUSCO nabo bagize ibyo basaba, ariko inkuru ya MONUSCO munyemerere nze tuyigarukeho nyuma yo kugira gute, nyuma yo kurebera hamwe kugeza ubu ngubu imirambo cyangwa se umubare w'abantu bitabye Imana mu ntambara yaberaga hariya i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'Abibumbye wamaze gutangaza ko imirwano yabereye cyangwa se yabaye ubwo habohozwaga umujyi wa Goma yasize umutwe wa M23 unigaruriye uyu mujyi wa Goma mu cyumweru gishize. Hagiye hapfa abantu benshi. Kugeza ubu umuryango w'Abibumbye imibare ushyira ahagaragara ikaba kugeza ubu ngubu igera ku bantu 700, naho abarenga 2800 bakaba barakomeretse. Ni ibi byabaye ubwo habohorwaga uriya mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma rwose wamaze kugenda kugeza ubu ngubu ubohorwa n'abarwanyi ba M23. Ibi rero bikaba byatangajwe n'umuvugizi w'umuryango cyangwa se w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'Abibumbye ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru. Yitwa Stéphane Dujarric, akaba yavuze ko iriya mibare yamenyekanye biciye mu isuzuma Loni yakoze ifatanyije na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Stéphane kandi yavuze ko hari impungenge z'uko iyi mibare ishobora gutumbagira mu minsi iri imbere igakomeza kugenda yiyongera. Nta yindi mpamvu nuko kuwa 25 Mutarama aribwo M23 yigaruriye umujyi wa Goma. Ikinagenzura kugeza amagingo aya ngaya nyuma yo kuwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero umujyi wa Goma uko ukomeje kugenda uyoborwa cyangwa se operasiyo zikomeje kugenda zikorwa, M23 ikaba ikomeje kugenda ishyira ibikorwa byose ku mugaragaro. Ariko amakuru aravuga ko hari abawazarendo bagiye bihisha ndetse n'aba FDLR ndetse n'aba FARDC bagiye bihisha mu bice bimwe na bimwe mu biturage bya hariya i Goma cyangwa se mu nzu zitandukanye za Goma. Abangaba rero rwose ngo iyo bigejeje mu bice by'ijoro cyangwa se mu bihe by'ijoro barasohoka bakangiza cyangwa se bakagenda bahungabanya umutekano. Ariyo mpamvu M23 ikomeje kugenda ikora operasiyo kugira ngo aba bantu bose igende ibajonjora mu baturage ubundi ibashyire hehe
ibashyiraho bakwiriye kuba bajya. Kugeza ubu ngubu kandi hari abantu bakomeje kugenda bitwikira ijoro b'abazarendo bakagenda bica abantu mu ijoro. Ibi ngibi rero akaba ari byo umutwe wa M23 ukomeje kugenda ugira gute ushyira kuri gahunda. Kugeza ubu ngubu rwose abasirikare benshi barimo kugenda bafatwa muri za operasiyo muri mikwabo irimo kugenda iba. Kugeza ubu ngubu bose bari hehe ku kibuga cy'indege hariya i Goma, akaba ariho barindiwe umutekano bagenda bigishwa kugira ngo ni bumvira. M23 igenda ibabwira iti namwe muri abene gihugu bagenzi bacu mukwiriye kudufasha tukabohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mukaza mukifatanya natwe rwose tukarwana urugamba rwo kubohoza abaturage bacu. Ngibyo rero ibirimo kugenda bivugwa, ibirimo kugenda rwose bigaragara hariya mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu ngubu amahoro yo akaba akomeje guhinda, ibintu bikaba bikomeje kugenda biba byiza. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu, inkuru zo ziracyahari ariko gatoya, munyemerere twerekeze ku rugamba. Munyemerere twerekeze ku rugamba, imiramburo yose tuyimanure tuyerekeze ehe, tuyerekeze ku rugamba. Kugeza ubu ngubu tuvugana urugamba rurimo kubera mu bice bya Kavumu. Kavumu ni agace gaherereye hehe, anahita hehe, urabona aka gace ka Kavumu ugereranyije ni agace kegereye umujyi wa Bukavu, kegereye umujyi wa Bukavu ndetse kagahana imbibi na Bunyakiri, kagahana imbibi n'ahitwa Birava, kagahana imbibi na Islande Ijwi cyangwa se ikirwa cy'Ijwi. Aka gace ka Kavumu rero akaba ariho kugeza ubu ngubu urugamba rurambitse. Impamvu yo kujya kubohora agace cyangwa se impamvu yo kujya kurwanira aha muri aka gace ni iyihe? Abantu benshi barabyibaza, nubwo benshi baba batazi impamvu, ariko impamvu nta yindi. Aka gace ka Kavumu gaherereyemo ibice bitandukanye ndetse karimo n'ikibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege rwose kikaba giherereye hano. M23 rero ikaba ifite operasiyo yo kubohora ikibuga cy'indege kiba hehe, kiba muri aka gace ka Kavumu. Hanyuma yamara kuba yabohora aka gace, no kuvuga ngo ikerekeza hehe, noneho mu mujyi wa hehe, mu mujyi wa Goma, nako mu mujyi wa Bukavu, igenda ikomereza hehe, Kinshasa. Nimara kubohoza aka gace, umutwe wa M23 uzaba ugize ibibuga by'indege bibiri, no kuvuga ikibuga cy'indege cya Goma, ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ikajya igira gute, ikagurutsa indege zayo ziva Goma zerekeza Kavumu, ubundi sasa zigenda zitera amakompura n'amabombe muri ibi bice bya Hembe, mu Bitare, muri Bunyakiri no muri Miganzi, berekeza hehe, Kinshasa. Ni inzira ubona ko yaborohera cyane mu gihe izi operasiyo barimo gukora zo kugenda ababohoza Kavumu zaba zibaye cyangwa se zaba zibandekeye neza nk'uko babyifuza. Muri aka gace ka Kavumu kandi harimo ikigo cyitwa Centre de Réhabilitation des Primates de Olawiro. Ni ahantu hari ibikorwa bitandukanye. Kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ukaba ariyo mpamvu ari aka gace yahise ikurikizaho kugira ngo ibohore neza abantu batuye hano, ariko n'ibi bikorwa igenda ibibohora ndetse biri no mu urwego rwo guca inzira ishobora kuberekeza hehe, Kinshasa, kandi inzira ya bugufi. Reka tubabwire ko kugeza ubu ngubu rwose abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda bagirira ibyago hehe muri ibi bice bya Kavumu.
muri ibi bice bya Kavumu rwose abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bahagirira ingorane zikomeye cyane, aho abakomeje kugenda bahatakariza ubuzima. Munyemerere gatoya rwose ngende mbibabwira neza cyane, ngende ngerageza kugenda bahana amashusho abyerekana neza. Kugeza ubu ngubu rwose abasirikare b'u Burundi bakaba bakomeje kugenda abagirira ingorane muri ibi bice bya Kavumu ndetse no mu bice bya Nyabibwe. Ahangaha rwose M23 yahakubitse ikintu bise umuriro, umuriro ntago wababuye ahubwo watwitse. Ibifaru bibiri by'ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zifatanya na FARDC mu kurwanya M23 bikaba rwose byamaze kugenda bitwikirwa hariya, ndetse bikaba bivugwa ko aba basirikare bakomeje kugenda nabo bahatakariza ubuzima. No kuvuga abasirikare b'u Burundi rwose batongeye guhirwa n'uyu munsi wo kuri iki cyumweru, ntago bongeye guhirwa rwose. Kugeza ubu imibare ikomeza kugenda ivugwa ishyirwa ahagaragara, aravuga ko rwose ahantu hashobora kuba haguye n'abasirikare bari hagati ya 5 n'10, nubwo kugeza ubu ngubu ari ibikiri kuvugwa. Umutwe wa M23 ukaba utarabyemeza kugeza ubu ngubu, ariko ikizwi cyo nuko muri ibi bice bya Kavumu na Nyabibwe M23 yahageze, irasa ikintu bise ikompura, irasa ikintu bise urusasu, irasa ikintu bise urufaya rw'amasasu. Kugeza ubu ngubu rwose ibintu byabaye ibindi, ibintu byakomeye, wumve ngo ibintu byakomeye rwose muri iyi santere cyangwa se muri iyi site ya Nyabibwe. Umanuka werekeza Kavumu, ngira ngo rwose FARDC zageze gutya ubwo ejo hari hiriwe imirwano muri aka gace ka Kavumu. FARDC nabo bafatanya baravuga bati tuzinduke tujye gutangira M23 kuko bafite ubwoba ko iramutse imaze kubohoza aka gace byaba byarangiye ko na Bukavu yamaze kuba yabohozwa. Baravuga bati tumanuke tujye gutangatanga dutangire, ariko basanga M23 yabiteguye, basanga M23 ku makompura yabo irabatwika, irabarasa, yabakoreye agashya, irabatwika. Kugeza ubwo rwose abasirikare ba FARDC n'ingabo z'u Burundi banyujijemo bakayabangira ingata, bagenda birukankira mu mashyamba atandukanye nk'aha muri ibi bice bya Hembe na Bitare. Rwose M23 yakoze ikintu bise urugamba, ikora ikintu bise operasiyo, ikurasira abantu, ikurasira abarundi bari baje kuyirwanya, ikurasira aba FDLR bari baje kuyirwanya, ikurasira abawazarendo, ikurasira umuFARDC. Ewana bayabangira ingata. Hano muri ibi bice bya Nyabibwe na Kavumu habereye ikintu bise urugamba rutoroshye. Kugeza ubu ngubu rwose M23 ikomeza igenda ipushinga, ipanga operasiyo zo kuba yapushinga ikerekeza muri aka gace ka Kavumu, ikakabohoza kose ikagashyira mu maboko yako, ubundi gakomeza yerekeza hehe Kinshasa na za Bukavu zose. Kugeza ubu ngubu rwose imirwano ikaba ikomeje kugenda iba, ndetse no mu kanya gato ya rwose dushobora kugaruka tubabwira ko ubu ngubu aka gace ka Kavumu kamaze kugenda akabohozwa na M23, kuko kugeza ubu ngubu rwose irimo kugenda itwika ibifaru, imaze kugenda ibyibikaho ari byinshi yagiye ifata. Hariya mu mujyi wa Goma twari bababwiye ko ingabo za FARDC zagiye zitsamo zikirukanka zikabisiga, imbunda zagiye zitakazwa na FARDC. M23 yagiye izifatira, ibifaru yagiye ibyifatira, indege yagiye izifata. Kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 ufite ikintu bise igikoresho
niwumva nkubwira ngo bafite igikoresho ubyumve, bafite za burende, bafite indege z'intambara z'indwanyi kabuhariwe, bafite abasirikare ba mudahusha cyangwa se baba sniper bazi gupanga urugamba no kumenya icyo gukora no kumenya isaha yo kugira igikompura barasa no kumenya ahantu heza ho gushyira ibirindiro byabo. M23 rwose kugeza ubu ngubu ibintu barimo kugenda ababyinjiramo neza, ibintu barimo kugenda ababikora neza cyane rwose. Kugeza ubu ngubu urugamba rukaba rukomeje kugenda rubera hariya muri Kavumu. Ubu tuvugana rwose abasirikare ba FARDC nabo bafatanya kurwanya M23 rwose bari kunyuzamo bagakwira imishwaro bakirukanka. Ubu tuvugana hamaze kugenda hagwa abasirikare benshi, nubwo kugeza ubu imibare itarashyirwa ahagaragara, ariko urugamba rwose kugeza ubu tuvugana ni imiriro iteye ubwoba rwose. M23 yakamejeje iravuga iti nta n'igihe kinini gitambutse tugomba gufata agace ka Kavumu, kubera ko niho ibanga ryacu rigize gute, niho uruzingiye. Ubusesenguzi cyangwa se mapu zirerekana iki? Mapu zirerekana ko imiramburo y'urugamba kugeza ubu ngubu irambitse muri ibi bice bya Kavumu. Mu gihe Kavumu yaba yamaze kugera mu maboko ya M23, gahunda nta yindi ni ugukomereza he bamanuka berekeza mu Genderwa, bakamanuka bakikoza hehe, bakikoza hano hitwa Centre de Biobazeti, hitwa Mushumba cyangwa se Kashusha. Aha ngira ngo murahazi, abadukurikiye muhazi, ni muri hari hegeranya n'agace kitwa Karonge. Bashobora rero gukomeza aberekeza muri iyi nzira inyura ahitwa Kahuzi, bashobora gukomeza muri iyi nzira. Inzira zihari ni ebyiri, bashobora gukomeza muri Kidumbi bagakomeza hepfo Kabare, ariko iyi nzira ngira ngo yababera kure, ariko inzira yababera iya bugufi kugira ngo berekeze Kinshasa, kugira ngo berekeze Kinshasa. Ariko birumvikana ababanza bakanyura Kadumbi bakamanuka Kabare bakerekeza Bukavu, bamara kubohoza Bukavu bagakomereza hehe ahitwa Bugobe, bagakomereza Kasimbi. Ngira ngo abadukurikiye muzi mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibi bice murabizi cyane. M23 rero imaze kurenga ahangaha hitwa Kamisimbi, ikaba yagera ahitwa Izege, igakomeza ikagenda yerekeza hehe za Kinshasa, iyihingukiye ahitwa Nyabantu. Nyabantu ni agace kegeranye n'ahitwa Matare, ukaba rero ugeze ahangaha byoroshye cyane rwose guhita wahita upanga operasiyo zikomeye kubohoza umujyi wa Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'inzira rero umutwe wa M23 ukomeza kugenda werekezamo operasiyo zawo n'ibishushanyo byabo n'imiramburo ndetse n'imirambiko y'urugamba yabo n'amaoperasiyo atandukanye, bakomeza bagenda abarambura rwose berekeza hehe mu kubohora uyu umujyi wa Kinshasa, ukaba n'umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka hehe mu ngabo za M23 cyangwa 23 aravuga ko kugeza ubu ngubu ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigirira ibyago hehe mu mirwano iri kubera muri aka gace ka Nyabibwe, aho kugeza ubu ngubu ibifaru bibiri n'izindi mbunda za rutura z'izi ngabo, ibifaru byo byamaze kugenda bituritswa n'abarwanyi ba M23. Hanyuma kandi abarwanyi b'u Burundi na FARDC bakaba ngo bakomeje kugenda banyuzamo bakayabangira ingata, ubundi intwaro bamwe bakanazijugunya bakayabangira ingata rwose, intwaro bakazisiga, imbunda bakazisiga.
akaba rero ari ibintu rwose M23 yo ikomeje kugenda ibotsa igitutu, igenda ibatwika rwose, igenda iboherezaho imiriro y'ibisasu kugira ngo M23 igire gute ibohoze aka gace, ubundi ikomeze igenda ibohoza abanyekongo bose, ibacungira umutekano, ibagarurira amahoro. Kugeza ubu rero dore imfunguzo eshatu ingabo za Afurika y'Epfo SADC ziri muri iyi mirwano muri Repubulika Iharanira ibyifuzo bitatu, izi ngabo zirimo kugenda zisaba umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu. Nshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV rwose, tubabwire ko amakuru yo turayabafitiye ku buryo bwinshi, mbabwire ko dufite bagenzi bacu batandukanye hariya mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, komeza kugenda rwose batubwira uko ibintu kugeza ubu ngubu byifashe. Nanjye rero rwose nta gisibya ndakomeza kugenda ambagezaho uko imiramburo y'urugamba, uko imiriro ikomeje kugenda itwika ivana ibibazo mu nzira. Nibidukundira turavugana na mugenzi wacu Clement uherereye hariya mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dukurikiranira rwose uko kugeza ubu ngubu ibintu byifashe ku rugamba. Hanyuma rero ubu tuvugana hamaze kujya hanze ibyifuzo bitatu by'ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari ibyifuzo bamaze kugenda abandika abagahereza umutwe wa M23. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu butumwa bw'amahoro hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, SANDF ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zamaze gusaba cyangwa se zitakambira umutwe wa M23 M23, zibasaba ubufasha burimo ubwo kwifashisha ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, bagacyura imirambo ya bagenzi babo baguye mu ntambara hariya mu bice bya Goma ubwo haberaga imirwano itoroshye. Kugeza ubu Afurika y'Epfo iri mu bihugu byatakaje abasirikare benshi hariya mu mirwano, dore ko kugeza ubu ngubu hamaze kubarurwa abagera kuri 16 bose. Muti rero umutwe wa M23 umaze kugezwaho ibi byifuzo wabigenjeje gute? Kugeza ubu ngubu tuvugana rwose umutwe wa M23 wamaze kwakira icyifuzo cy'izi ngabo za Afurika y'Epfo. Ni ingabo zagiye zigwa mu bice bya Goma, mu bice bya Sake, muri za Kanyabayonga, hose hari aho twagiye tubabwira, muri za Mubambiro n'ahandi hatandukanye. Kugeza ubu hakaba hari kubarurwa abasirikare 16 b'igihugu cya Afurika y'Epfo bonyine baguye muri iyi imirwano yabereye muri ibi bice. M23 rero imaze kubona ubusabe bw'izi ngabo za Afurika y'Epfo yabyakira, babwira iti tugiye kubyigaho tuzabasubiza. Izi ngabo hamwe n'iz'ibihugu nka Tanzania na Malawi zoherejwe mu muryango wa SADC guha umusada FARDC, zikomeje kugenda zisumbirizwa rwose, zagiye zihura n'ibibazo bitoroshye, aho M23 yagiye ibarasaho rimwe na rimwe bagashyitsamo bakayabangira ingata, abandi bakagenda bagira gute bayabangira ingata. Ni mu gihe izi ngabo inyinshi zirukanwe mu duce twa Goma na Sake, izindi zigafatwa ampiri. Kugeza ubu ingabo za Afurika y'Epfo zikaba zikomeje gute, zikomeje kugenda zitakambira umutwe wa M23 kugira ngo ube wabaha ingabo zabo bamaze kugenda abafata ampiri cyangwa se bafata amatekwa hariya mu mujyi wa Goma. M23 yagize gutya itanga imbuzi cyangwa se iburira ingabo za FARDC na MONUSCO ndetse na SADC, ibaha amasaha 48 yo kuba bavuye mu mujyi wa Goma.
no kuba bamanitse intwaro no kumanika amaboko banga kubyumva. M23 iba yongera kubaha indi mburira. Twarababwiye ku itariki 22, 23 na 24 Mutarama, no kuvuga mu kwezi gushize, mbere yuko umutwe wa M23 ufata icyemezo ugapanga operasiyo Karundura zanabohoje umujyi wa Goma, aba basirikare bose bahawe iki imburira yuko bakwiriye kuba bavuye mu mujyi wa Goma, ariko banga kubyumva. M23 rero ubwo yakoraga operasiyo, hari abasirikare bagiye bagira gute, bagiye bashiduka bagotewemo hagati na hagati hariya mu mujyi wa Goma. M23 igira gute, ibafata mpiri. Abandi birumvikana abagiye bagerageza kurwana na M23 ariko bakagenda bagira gute, batsindwa, abandi bakagenda baraswa, bamwe bakitaba Imana. Kugeza ubu ngubu rero ingabo za Afurika y'Epfo zirimo gutakambira umutwe wa M23 kugira ngo nibura babashe kuba abababohorera aba bagiye bagoterwa mu mujyi wa Goma, bababahe ubundi babacyure mu gihugu cyabo cya Afurika y'Epfo. Kugeza ubu ngubu ariko amakuru dufite aravuga yuko abayobozi b'umutwe wa M23 bamaze gusura bagenzi babo mu ngabo za Afurika y'Epfo baba mu kigo cya Mubambiro, ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagenda abagira bimwe mu byo baganira, ndetse akaba ariho izi ngabo za Afurika y'Epfo zamaze kugenda zitambukiriza ibi bitekerezo byabo cyangwa se ibi byifuzo byabo bigera kuri 3. Ubwo impande zombi rero zari zirimo zigirana ibiganiro, no kuvuga abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'ingabo cyangwa se n'abasirikare bo mu mutwe wa M23, bakaba abagiye bahanahana ibitekerezo, ariko aba basirikare ba Afurika y'Epfo baza gutanga ibyifuzo byabo ku mutwe wa M23 bababwira bati rwose nimugire gute, nimutubabarire, nimuce inkoni zamba, tuze ducyure abasirikare bacu bagotewe hehe mu mujyi wa Goma, tuze dutware ibikoresho byacu byagiye bifatirwa hehe mu mujyi wa Goma, tuze kandi tubashe kuba twatwara imirambo y'abasirikare bacu bagiye bagwa mu bice bitandukanye twagiye tugira gute dusakiranamo mu mirwano itandukanye twagiye turwaniramo. Umwe mu basirikare ba Afurika y'Epfo nyuma yo guteguzwa n'umwe mu barwanyi ba M23, niwe rwose wagiye avuga ati kugeza ubu ngubu ikintu twabasaba nuko mwatubabarira. Numwe mu basirikare rwose bizi ngabo za Afurika y'Epfo avuga ati nimugende mutubabarira rwose, mube mwaduha n'inzira dutambuke, mutubohorere abacu bagiye bagoterwa mu mujyi wa Goma, mutwemerere tugende dufata abacu bitabye Imana ndetse ducyure n'ibikoresho byacu, hanyuma kandi muduhe n'inzira tubashe kuba twagera gute twakwitahira tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu makuru akaba avuga yuko ingabo za M23 zakiriye ibi byifuzo, ariko zikavuga yuko zigiye kubyigaho zikazatanga igisubizo mu bihe biri imbere cyangwa se ku wundi munsi. Ngibyo rero ibikomeje kugenda abivugwa, ingabo za Afurika y'Epfo zikomeje kugenda azitakambira umutwe wa M23 kugira ngo rwose babe bagenda abagira ibyo babafashamo. Hanyuma rero hari umugambi kugeza ubu ngubu wo wamaze kugenda upfuba, ni umugambi wo gutera u Rwanda wari uriho mbere yuko umutwe wa M23 ubohoza umujyi wa Goma. Hakaba rero hariho umugambi wo gutera u Rwanda, inzira ikaba yari umujyi wa Goma, ariko uyu mugambi ukaba waramaze kugira gute, waramaze gupfuba.
ibimenyetso byamaze kujya ahagaragara bivumbuwe mu mujyi wa Goma nyuma yo kwigarurirwa n'umutwe wa M23 ngo birerekana ko umugambi w'ihuriro ry'ingabo zishyigikiye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari ugukubita inshuro M23 ndetse urugamba rugakomereza mu Rwanda nk'uko bigaragara mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yamaze gushyira ahagaragara kuri iki cyumweru yamagana itangazo ry'inama ya SADC. Ibingibi rero nabyo rwose muze tubishyire ku muramburo tubibarambikire hano rwose uburyo ari operasiyo yo gutera u Rwanda yagiye ipfuba rwose ukaba ari umugambi wapfuye. Inshuti bakunzi bacu dukurikiye hano ku Ibendera TV, ndabibutse gukora like ku Ibendera TV kuri iyi inkuru, ariko mukanakora subscribe. Ndashaka ko rwose mwigaragaza, ndashaka yuko mubinyereka ubundi mugakora subscribe nkabibona, ubundi amakuru yo rwose nkayabaha uko abahari 5 kuri 5. Operasiyo rero yo kugira gute yo gutera u Rwanda ni umugambi wamaze gupfuba kugeza ubu ngubu tuvugana rwose, akaba u Rwanda rwamaze kugenda arugira ibyo rutangaza bijyanye nuko hamaze kumenyekana umugambi wo gutera u Rwanda wapfubye ubwo umujyi wa Goma wabohozwaga n'umutwe wa M23. U Rwanda rwateye utwatsi ibirego bishinja ingabo z'u Rwanda RDF byamaze kugenda bivugwa. Ni byagiye bivugwa mu itangazo ry'inama idasanzwe y'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC yabaye kuwa 31 Mutarama muri uyu mwaka w'2025. Iri tangazo rikavuga ko RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda zirinda imipaka y'u Rwanda munyemerere rwose iri tangazo turinyuremo neza. Reka rwose mbanze ndizane. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara rero na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kuri iki cyumweru tariki 2 Gashyantare muri uyu mwaka 2025. Rikaba ari itangazo rivuga ko SADC yohereje ingabo kurwana mu butumwa bwa SAMIDRC mu rwego rwo gushyigikira intambara ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irwanyamo abaturage bayo M23 ndetse n'abagize umuryango wabo. Benshi muri bo bakaba barahungiye nk'impunzi mu Rwanda no mu karere kose. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ikaba yiyemeza gutera u Rwanda no guhirika guverinoma yayo nk'uko byavuzwe cyangwa se nk'uko byavuzwe na Perezida Tshisekedi. Iri tangazo rikomeza rigira riti: biragaragara ko SAMIDRC ifatanije n'abafatanyabikorwa b'ihuriro barimo ingabo z'u Burundi, FDLR n'abacanshuro b'i Burayi ari bo shingiro ry'amakimbirane kandi ntibagomba kuhaba kuko biyongera ku bibazo byari bisanzweho. Ingingo ivuga ko SAMIDRC yatumiwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta gaciro ifite kubera ko bahari kugira ngo barwanye abenegihugu b'icyo gihugu kandi bazane intambara mu Rwanda nk'uko iri tangazo rikomeza ari bivuga. Ni itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda turimo kugenda tubasomera rivuga ko hari umugambi wo gutera u Rwanda binyuze mu mujyi wa Goma wamaze kugenda upfuba ubwo M23 yafataga cyangwa se yabohozaga uyu mujyi wa Goma. Amakuru kandi aheruka aturuka muri Goma ku byavumbuwe hamwe n'ibimenyetso byerekana imyiteguro y'ibitero byateguwe hamwe n'ingabo z'amahanga zirwanira mu burasirazuba bwa Kongo harimo na FDLR
bikaba ngo byerekana ko intego z'imirwano zitari zikigarukiye gusa ku gutsimbura M23 ko ahubwo hari hariho na gahunda yo gutera u Rwanda. Ni itangazo dukomeje kugenda atubagezaho z'ibyasohotse bivuga ko hari umugambi wapfubye cyangwa se wakomwe mu nkokora wari uhari wo gutera u Rwanda binyuze hehe mu mujyi wa Goma. Iyo uyu mujyi wa Goma utabohorwa cyangwa se udafatwa n'umutwe wa M23. Iri tangazo rero rikomeza cyangwa se rigana ku musozo rigira riti u Rwanda rero ngo rwakomeje guharanira ko habaho igisubizo cya politike mu gukemura amakimbirane akomeje, kandi rwishimira inama ihuriweho n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC na SADC. Akaba ari itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, aho bigenda bivuga biti rwose umugambi warapfubye. Ni itangazo ryasohotse none kuwa 2 Gashyantare muri uyu mwaka 2025. Rikaba ari itangazo rifite umutwe cyangwa titre ugira uti Rwanda rejects SADC Summit accusation against the RDF. Abadukurikiye rero ngira ngo iri tangazo riragenda rinagaruka ku birebana n'ibyo u Rwanda rutangaza, rugenda ruvuga ruti turahakana ibikomeje kugenda bitangazwa ku ngabo z'u Rwanda RDF. Henshi cyangwa se byakunze kugenda bivugwa yuko ibihugu bikomeza kugenda bivuga yuko ingabo z'u Rwanda zifatanya n'umutwe wa M23, ariko u Rwanda muri iri tangazo bakaba bavuga yuko ibi ngibi atari byo, ko rwose ari ibinyoma. Uyu mugambi rero ukaba ngo warapfubye. Ubwo byagendaga gute? Ubwo umutwe wa M23 wamaraga kugenda ufata umujyi wa Goma. Ibimenyetso kandi ngo birahari kubera ko mu mujinya mwinshi ubwo byamaraga kugenda bigaragara ko umutwe wa M23 urimo kugenda ufata umujyi wa Goma, ingabo za FARDC nabo bafatanyiriza hamwe kurwana barwanya M23 barashe ibisasu bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda. Ibi ngibi rero rwose ngo bikaba bihuye neza neza n'iyi mipango yari yamaze kuba yategurwa ko nibaramuka batsimbuye M23 gahunda ari ugukomereza hehe mu Rwanda. Akaba rero ari umugambi rwose wamaze kugenda upfa kugeza ubu ngubu tuvugana. Hanyuma rero abadukurikiye mureke twerekeze kuri uyu musirikare witwa Colonel Rugabisha wamaze kwitaba Imana. Umusirikare witwa Rugabisha yamaze kugenda yitaba Imana. Hakomeje rero kugenda hibazwa ngo uyu musirikare yazize iki, komeza kugenda hibazwa ngo uyu musirikare yishwe nande. Gusa ariko kugeza ubu ngubu rwose akaba yamaze kugenda yitaba Imana. Akaba kugeza ubu bikomeje kugenda abiyoberana hibazwa icyamwishe. Munyemerere gatoya ambanze nsome ku mazi gatoya ubundi nze nibi nabyo tubive imuzi n'imuzingo tugenda tunarebera hamwe ngo kugeza ubu ngubu urugamba arugeze he muri aya masaha tuvugana. Twabwiye yuko kugeza ubu ngubu rwahinamiranye ahantu bita hehe Kavumu. Ahantu bita Kavumu ubu ngubu rwahinamiranye, urugamba ruhereye Nyabibwe rugenda rusatira Kavumu. Kugeza ubu ngubu urugamba rukomeje kugenda rugira gute, rugenda rukomera cyane, aho rwose ingabo za M23 zikomeje kugenda zivana ibibazo mu nzira, zigenda zikubita, zigenda zikora ibitwaro karahabutaka. Ewana M23 irimo kugenda ikora operasiyo zikomeye. Ndabarahaye mwabantu mwe dukurikiye hano ku Ibendera TV rwose, urebye uburyo imiriro irimo kwaka hariya, ukareba uburyo M23 ikomeje kugenda
igira gute igenda irasa ibikompura, ibifaru bigenda bitwikwa. M23 rwose barimo kugenda ababyitwaramo neza kugeza ubu ngubu. Hanyuma rero abadukurikiye ku Ibendera TV, mu gihe amakuru yo tuyabafitiye kandi ari menshi, nimunyemerere tugaruke kuri uyu mugabo. Uyu musirikare ukomeye, wari ukomeye, ufite ipeti rya koroneri, wamaze kugenda yitaba Imana, akaba ari uwo mu ngabo za FARDC, kuvuga ingabo za Afurika y'Epfo, yamaze kwitaba Imana. Munyemerere tubirebere hamwe iby'uyu musirikare nawe. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni amakuru atugeraho rwose, amakuru yamaze kugenda asohoka ku mugoroba w'ejo hashize mu masaha ya saa 10 hafi 10 n'ingahe gutyo, nibwo byamaze kugenda abigaragara, amakuru ajya ahagaragara nyuma y'uko byari byakomeje kugenda abihwihwiswa, ariko bamwe bakavuga ko ari ibihuha, abandi bakavuga bati nyamara nibyo. Itangazo rero ryagiye ahagaragara rwose ku mugoroba watambutse, rivuga yuko uyu Koroneri Rugabisha Alex yamaze kugenda ayitaba Imana. Amakuru rero avuga ko uyu Koroneri Rugabisha Alex wari umwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bayoboye urugamba ingabo z'iki gihugu, no kuvuga FARDC, zahanganyemo n'umutwe wa M23 mu bice bitandukanye, yamaze kugenda yicwa. Abadukurikira mu nkuru zitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV, murabyibuka twababwiye yuko rwose uyu mukoroneri yagiye ayobora urugamba rukomeye, yagiye ayobora urugamba rwagiye rusakiranya FARDC n'ingabo za M23, ndetse urugamba rwose ngira ngo abadukurikiye ntago muzabyibuka. Urugamba uyu Koroneri Rugabisha yagiye ayobora mu bice bitandukanye, aho FARDC zarwanaga mu duce nka Ngungu na Nyabibwe, bagenda barwana na M23. Uyu mukoroneri ari we uyoboye ingabo za FARDC, ntago muzabyibagirwa. Uyu mugabo yayoboye urugamba, urugamba rukomeye muri ibi bice, ngira ngo na M23 rwose babikubwira, ni urugamba rwari rukomeye. Uyu mugabo rero akaba yamaze kwitaba Imana. Muti rero kwitaba Imana k'uyu mugabo bimeze gute? Amakuru kugeza ubu ngubu atandukanye arimo kugenda ajya ahagaragara, aravuga yuko uyu mugabo, dore ko uyu mugabo akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba bivuga rero ko yaba yamaze kugenda yicwa n'ingabo za FARDC. Bamushinja iki? Bamushinja ikibazo cy'ubugambanyi. Ibi ngo bakabihera he? Bakabihera ko bavuga yuko M23 irimo kugenda igenda ikubita inshuro ingabo za FARDC, igenda ikubita inshuro ingabo zifatanyije n'iza FARDC muri koalisiyo yagiye irwana n'ingabo za M23. Ikindi kandi M23 ikomeza kugenda ivuga ko mu bantu babujijwe uburenganzira, irimo kurwanirira ko uburenganzira bwabo buboneka, harimo abanyekongo bazwi nk'abakomoka cyangwa se abaturuka mu bwoko bw'abanyamurenge. Bikaba bivugwa yuko rero ingabo za FARDC zarebye uyu mukoroneri witwa Rugabisha Alex, nawe ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, bakaba bavuga bati rwose wowe uri umugambanyi, wowe ntago tukwemera. Bikaza rero ngo kurangira FARDC aribo bivuganye uyu mugabo. Andi makuru ahari kandi aravugwa ko uyu mugabo yaba yagize gute, yaba yishwe n'umutwe wa M23 mu rugamba rwabereye mu rugamba rwabereye Kavumu ku munsi w'ejo na n'uyu munsi rugikomeje. Bikaba bivugwa rero ko uyu umukoroneri yaba yari umwe mu bari bari muri urwo rugamba, akaba byaba byarangiye nawe agize gute, ahasize ubuzima.
twababwiye ko rwose operasiyo irimo kubera hariya Kavumu na Nyabibwe ari operasiyo ikomeje kugenda yisasira ibintu byinshi bitandukanye, ari operasiyo ikomeje kugenda igwamo abafaridese n'abo bafatanyirije hamwe kurwanya M23 benshi. Bikaba rero bivugwa ko n'uyu mukoroneri yaba yaritabye Imana ku munsi w'ejo aguye muri uru rugamba. Hanyuma rero mu mwaka ushize ubwo uyu mukoroneri witwa Rugabisha Alex na mugenzi we Lieutenant General Pacifique Masunzu bahabwaga inshingano zo kuyobora urugamba FARDC imaze igihe kinini ihanganyemo na M23, bamaganiwe kure n'abanyekongo bavuga ko ururimi rw'ikinyarwanda bashinjwa kuvuga rwazabafasha kugambanira iki? Kugambanira bene wabo, no kuvuga kugambanira ingabo za FARDC. Ibi rero bikaba byarakomeje kugenda abivugwa n'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagenda bavuga yuko aba basirikare bahawe inshingano zo kuyobora uru rugamba, nyamara bavuga ururimi rw'ikinyarwanda byazaba ikintu kimwe cyangwa se byazaba ikindi kibazo cyatuma ngo abasirikare baba abagambanye. Mu busesenguzi rero cyangwa mu mboni z'abarebera hafi ibya politike bakaba bavuga yuko ibingibi byarakomeje bikagera no mu myumvire ya bamwe mu basirikare bo muri FARDC, bikaba rero ngo byaba ari indi mpamvu yaba yatumye aba basirikare baca inyuma cyangwa se baca ruhinga inyuma bakivugana uyu mukoroneri. Kugeza ubu ngubu nta makuru cyangwa se itangazo riri official rirajya ahagaragara, cyaba riturutse muri M23 cyangwa se riturutse mu buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa icyamaze kumenyekana nuko uyu musirikare we yamaze kugenda yitaba Imana, kandi bikaba bivugwa ko yaba yishwe na bagenzi be bo mu ngabo za FARDC cyangwa se akaba yaguye ku rugamba yishwe n'umutwe wa M23. Bikaba rero bikomeje kugenda abivugwa. Hanyuma ku ruhande rw'igisirikare cya Afurika y'Epfo bo baravuga iki? Afurika y'Epfo yamaze gushya ubwoba, abantu mwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Kugeza ubu Afurika y'Epfo yamaze gushya ubwoba, kugeza n'ubwo babitangaza bakabishyira ku mugaragaro. Afurika y'Epfo yahiye ubwoba, nayobewe icyabakanze niba ari bwa bwirinzi bw'ingabo z'u Rwanda bwagaragaye bugenda bushwanyaguza ibisasu i Rubavu mu mujyi wa mu karere ka Rubavu, niba ari bwo bwabateye ubwoba, niba ari ikindi cyabateye ubwoba simbizi. Ariko kugeza ubu ngubu abadukurikiye aho muherereye mwumve ngo Afurika y'Epfo yamaze gushya ubwoba, yarambaraye rwose, ijya hasi iravuga iti nta bushobozi, nta mbaraga, nta mirwano dukeneye n'u Rwanda cyangwa se n'ikindi gihugu, rwose ibyo ngibyo ntago izo mbaraga tuzifitiye. Afurika y'Epfo rwose yagize ubwoba bukomeye cyane. Kugeza ubu ngubu Afurika y'Epfo ikaba rwose ivuga yuko nta mirwano, nta mbaraga yifitiye zo kurwana n'u Rwanda. Umunyapolitike witwa Julius Malema utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo yatangaje ko igihugu cya Afurika y'Epfo nta bushobozi gifite bwo kuba cyajya mu ntambara n'u Rwanda cyangwa n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, haba muri Afurika ndetse no ku isi yose. Uyu mugabo Malema usanzwe ari umuyobozi w'ishyaka EFF yabitangaje kuri uyu wa gatanu ubwo yagezaga ijambo ku ntumwa ziri shyaka zari zahuriye mu nama yabereye mu gace kitwa Bera Bera.
ni agace kitwa Berabera. Hanyuma rero ubu ngubu rwose yagize ati nta mbaraga twifitiye zo kuba twashora igihugu cyacu mu ntambara, yaba hagati ya Afurika y'Epfo n'u Rwanda, yaba hagati yacu n'ibindi bihugu bya Afurika, yaba hagati yacu n'ibindi bihugu byo ku isi. Nta mbaraga, nta bushobozi twifitiye, nta ntambara twebwe dushaka. Icyo twishakira ni iki? Ni amahoro. Uyu mugabo yakomeje agenda avuga ati nyuma y'umwuka mubi ukomeje kugenda uvugwa hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, nyuma y'uko iki gihugu gitangaje ko abasirikare bacyo 16 baguye mu mirwano ingabo zacyo zari zihanganyemo n'umutwe wa M23 uheruka kwigarurira umujyi wa Goma, nyuma y'uko ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo bwakomeje kugenda bwotsa igitutu u Rwanda, nyuma y'uko hakomeje kugenda havugwa ibintu byinshi, abantu batandukanye bakagenda rwose babigarukaho bavuga bati ese imirwano cyangwa se intambara igiye kuba hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Kugeza ubu Afurika y'Epfo yo rwose yarahiye irarambara riravuga iti nta mbaraga twifitiye, ntitwibashirije, ntitwishoboreye, reka nta bintu byo kudushora mu ntambara. Ibi rero bikaba rwose byamaze kujya ahagaragara nyuma y'uko hamaze iminsi hari amakuru bivugwa y'uko ibi bihugu bitarimo kurebana neza. Marema akaba agendeye kuri uyu mwuka mubi yamaze gusaba Perezida Ramaphosa wa Afurika y'Epfo gucyura byihutirwa ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi uyu mugabo arabihera kuki? Aravuga ko ngo aba basirikare ba Afurika y'Epfo bakwiriye gucyurwa bagataha igitaraganya ndetse byihutirwa, kubera ko ngo nta bushobozi bwa gisirikare bwo kurwana n'igihugu icyo ari cyo cyose igisirikare cya Afurika y'Epfo gifite muri iki gihe. Uyu mugabo ibi yabivuze agira ati Perezida turamusaba kurokora ubuzima bw'abasirikare ba Afurika y'Epfo intambara abagiyemo batayiteguye. Akomeza agira ati Cyril Ramaphosa ndagusabye cyura abasirikare bacu, nubwo ukangisha kurwana intambara n'u Rwanda, ntidufite ubushobozi bwa gisirikare bwo guhangana n'igihugu icyo ari cyo cyose, cyaba u Rwanda, cyaba icya Afurika, ndetse yaba ano mu mahanga atandukanye hirya ya Afurika. Turakwinginze, turagusabye rwose tubabarire ucyure abasirikare bacu. Bwana Cyril Ramaphosa uyobora Afurika y'Epfo, twihanganire, tubabarire rwose ucyure abasirikare bacu. Abenegihugu ba Afurika y'Epfo bere gukomeza kugira gutakariza ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo Marema kandi akomeza avuga ko igisirikare cya Afurika y'Epfo gisa n'icyamaze gusenyuka, kuko ngo nta mafaranga abafite yo kubatunga, ahubwo ngo aya mafaranga yo kubatunga yibwa na Ramaphosa, perezida w'iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Uyu mugabo Marema rwose ashobora kuba usibye no kugira ubwoba ariko anafite uburakari, aho avuga ati rwose amafaranga yakabaye yoherezwa mu gisirikare cyacu arimo kugenda yigira hehe mu mifuka yawe wowe Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo. Uyu mugabo Marema kandi avuga ko kuri ubu abasirikare ba Afurika y'Epfo badafite ibyo kurya, badafite amasasu, ndetse ngo nta n'ibikoresho bigezweho bafite muri uru rugamba abarimo kurwanamo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ngo binakomeje kugenda bituma byaba ariyo mpamvu bakomeje kugenda abapfa umunsi ku munsi umusubirizo. Uyu mugabo akomeza agira ati ntidutinya kurwana, ariko muri iki gihe ntabwo twiteguye kurwana, icyiza nuko twasubira inyuma ndetse byanaba ngombwa rwose tukituriza, kubera ko ibyo kurwana byo rwose muri iyi minsi ntabwo turi mu mwuka wabyo neza, nta bikoresho dufite, inzara iranuma mu basirikare,
rero Cyril Ramaphosa rwose tugirire bwangu, tugirire vuba, turagutakambiye, turakwinginze, dufashe, tubabarire, ucyure abasirikare b'igihugu cyacu, abene gihugu bere gukomeza gupotereza cyangwa se gutakariza ubuzima mu ntambara badashoboye, mu ntambara itari ku rwego rwabo, kandi ntago twishoboreye. Uramenye ntudushore mu ntambara n'igihugu icyo ari cyo cyose, kuko ntago tubyiteguye. Uyu mugabo rwose mu magambo akakaye, mu magambo akarishye, akaba yavuze kandi ko kuba urugamba rw'iki gihugu rukora ibikoresho, kuba uruganda rw'iki gihugu rukora ibikoresho bya gisirikare rumaze igihe kirekire rusa n'urwafunze kubera mikoro, nabyo ngo byaba ari biri mu bintu bikomeje kugenda bitera ubwoba abene gihugu bo muri Afurika y'Epfo, bavuga bati rwose igihugu icyo ari cyo cyose cyatugabaho igitero muri iyi minsi, cyatwandagaza, cyaturambararisha, cyaturambika, kubera ko nta bushobozi dufite, ntabwo twiteguye. Rero Cyril Ramaphosa rwose tubabarire, cyura abasirikare bacu, abene gihugu, amaraso yabo yere gukomeza kugira gute, yere gukomeza kumenekera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse nta n'imirwano dukeneye hagati yacu n'u Rwanda cyangwa se n'ikindi gihugu. Abasirikare bo muri Afurika y'Epfo rwose bo ntago bahiriwe n'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bameze nk'abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi, barapfa umunsi ku munsi, baratakamba rwose, ariko byaranze. Perezida wa Afurika y'Epfo rero ashatse wa mugani yanabacyura, kubera ko rwose ntago bishoboreye, nta mbaraga, nta bushobozi, ahubwo icyo bari gukora ni ugupfa umunsi ku munsi, ni ukugwa ku rugamba. Ari naho rero bishoboka ko ibyo uyu mugabo avuga byaba koko ari ukuri, ko nta bushobozi bafite. Akaba rero ariyo mpamvu uyu mugabo agenda anagira ati rwose twifitiye ubwoba, ntago dushaka imirwano hagati yaba u Rwanda, yaba Afurika y'Epfo ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, nta mirwano twifuza. Abadukurikiye rero ni munyemerere twongere twerekeze ku rugamba, turebe ngo muri aya masaha ubu ngubu tuvugana ibintu bimeze gute. Kuri ubu ngubu rwose tuvugana, mbabwire ngo ibintu byifashe gute, ibintu bigeze hehe. Ubu ngubu tuvugana imirwano yamaze kurenga agace kitwa Nyabibwe, imirwano yamaze kugenda iharenga muri aka gace kitwa Nyabibwe. Ubu rwose umutwe wa M23 urimo gusatira hehe, urimo gusatira aka gace rwose twababwiye ka Kavumu. Kugeza ubu rwose aka gace ka Kavumu niho imirwano irimo kugenda ibera, imirwano ikomeye cyane ubu ngubu. Ikaba kugeza ubu ngubu Kavumu ariho ruzingiye. Ubu tuvugana rwose mu kanya gato dushobora no kuza rwose tubabwira tuti Kavumu tombe, cyangwa se Kavumu yageze mu maboko ya M23, kubera ko ubu ngubu imiriro niho irimo kubera, niho urusasu ubu ngubu rwose rurimo gukubitirwa, niho ubu ngubu ibintu byerekeje. Hanyuma kugeza ubu ngubu rwose muri Nyabibwe ho rwose M23 yamaze kugenda iharenga, igenda ikomeza yataka, ikomeza imbere, igenda itwika abarwanyi bayitambitse bose, igenda itwika ivana mu nzira. Ubu ngubu rwose aka gace ho imirwano yamaze kugera ihaba, ahubwo ubu ngubu aho ibintu bigeze ni hehe, ni muri aka gace ka Kavumu. Kandi nako rwose bidatinze mu kanya gatoya nshobora no kuva muri studio rwose babwira breaking news yuko aka agace nako kamaze kugenda kagira gute, kagenda agafatwa. Kugeza ubu tuvugana M23 itangaza ko nta bintu byo kuruhuka,
itangaza ko yafashe umujyi wa Goma. Gahunda ari iki? Gahunda ari yo kubohoza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igatangaza ko gahunda ari ugukomeza barwana kugira ngo abaturage babone babone amahoro. Turabibabwiye ku munsi w'ejo ko abaturage bo mu karere ka Ituri cyangwa se mu gace ka Ituri bakomeje kugenda abagirirwa ubugizi bwa nabi, bagenda bicwa nabi, bagenda bahohoterwa, bagenda babuzwa amahoro. Umutwe wa M23 rero amakuru akaba agenda bageraho yuko hari abaturage bakomeje kugenda abahohoterwa, bagenda ababuzwa amahoro yabo. Ariyo mpamvu M23 ivuga iti nta kwicara, nta gutuza, nta kurambika intwaro, dore yuko mbere twanarwanaga dufite intwaro nkeya, none ubu ngubu turanazifite nyinshi. Ntago rero tugomba kugira gute, tugomba gusubika imirwano, ahubwo turakomeza turwane tubohoze abanyekongo bose. Kugeza ubu ngubu amasasu arimo kumvikana mu gace kitwa Bunyakiri na gace kitwa Abirava. Ahangaha niho kugeza ubu ngubu amasasu arimo kumvikanira rwose muri aka gace kegereye cyangwa se gacikije aka gace ka Kavumu. Kavumu rero twabibabwiye ko rwose niba navuga ngo iherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Kivu, akaba rero kugeza ubu ngubu ariho ruhinamiranye. Impamvu urugamba rurimo kwerekeza ahangaha nuko aka gace ka Kavumu gaturanye n'umujyi wa Bukavu, kandi M23 ikaba ivuga yuko gahunda ari iki? Gahunda ni ukubohoza umujyi wa Bukavu nawo ukaba mu maboko ya M23, ubundi gahita ikomeza imirambararo n'imirambiko yerekeza hehe? Mu mujyi wa Kinshasa. Tayari igenda ibohoza igihugu cyose, igenda inyura mu nzira zitandukanye nk'uko twagiye tuzibabwira. Uri hano muri Bukavu ushobora kunyura inzira zitandukanye, byakorohera kugera hehe? Kugera i Kinshasa umaze kubohoza Bukavu. Mu kanya gatoya rero rwose turaza kugana ku musozo ngenda mbabwira uko urugamba rwifashe, ariko icyo nababwira cyo nuko rwose rukomeje kugenda ruhinamirana ahangaha muri aka agace tumaze kugira gute, tumaze kubabwira. Hanyuma hari indi nkuru nanone itubwira ko Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yongeye kwikoma no gushyira mu majwi u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yamaze gutangaza ko yamenye amakuru yuko u Rwanda ruri hafi gutera cyangwa se kugaba ubushotozi ku gihugu cye. Ndayishimiye ibi yabitangaje ku uyu wa 31 Mutarama, ni ukuvuga mu kwezi gushize, ubwo yari yakiriye abadiplomati bahagarariye ibihugu n'imiryango itandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Ni ijambo yavuze rirerire, akaba ari ijambo ryagiye rigaruka ku bintu byinshi bitandukanye, ariko aza kongera kwikoma u Rwanda agenda avuga yuko hari ibyo yamaze kugenda amenya, hari umugambi yamaze kugenda avuga yuko ngo u Rwanda rufite gahunda yo gutera u Burundi. Ndayishimiye yavuze ko u Burundi bwamenye ko u Rwanda ruri gutegura kubushoraho intambara, ngo kuko rumaze igihe rutegura impunzi zikomoka muri iki gihugu cy'u Burundi, ku buryo ngo hari n'izoherejwe kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi Perezida w'u Burundi yabivuze agira ati abantu ntibagomba gukomeza kurebera. U Rwanda nirukomeza kwigarurira ubutaka bw'akarere duherereyemo, ndabizi ko ruzanagera mu Burundi, kubera ko barimo baraganiriza urubyiruko rw'impunzi babaha intwaro zitandukanye. Magingo aya bari no kubarwanisha mu ntambara ya Kongo ihanganyemo umutwe wa M23. Umunsi umwe rero bazagera no mu Burundi. Akaba ari ibyo akomeza agenda atangaza agira ati ntabwo tuzemera, intambara izaba iya rusange.
iyo gahunda y'uko hari icyo bari gutegura ku Burundi turayizi. Agira ati iyo gahunda y'uko hari icyo u Rwanda ruri gutegura ku Burundi turayizi, gusa icyiza nuko abarundi bahawe gasopo. Ndayishimiye akomeza agira ati umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ukora twe hano mu Burundi ntabwo tuzarebera mbisubiyemo. Umuryango mpuzamahanga ukwiye gufata ibintu nk'ibikomeye kuko dufite ikibazo mu karere. Uyu mugabo kandi yakomeje agenda avuga ko rwose hatageze igikorwa intambara ishobora gukomerera muri kano karere. Akaba rero ari byo yakomeje agenda avuga ko Uburundi atari bwo bwonyine butewe ikibazo n'u Rwanda, kuko ngo n'ibindi bihugu nka Tanzania, Uganda na Kenya nabyo ngo bishobora kugirwaho ingaruka, kuko ngo uburasirazuba bwa Kongo nibutagira amahoro n'akarere nako nta mahoro ngo kazagira. Uyu mugabo yunzemo agira ati ingaruka z'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye no kugera kuri Afurika y'Epfo, nyamara iki gihugu giherereye naho Kongo iherereye bihabanye cyane. Niba rero ingaruka zarageze kuri Afurika y'Epfo, twebwe turi hafi hano byanze bikunze natwe ingaruka ashobora kuzatugeraho. Uyu mugabo rero rwose uyoboye igihugu cy'u Burundi akaba yongeye gushyira u Rwanda mu majwi, agenda rwikoma, ariko mu yandi magambo akaba arimo no kugira gute atabaza atakira imiryango mpuzamahanga ngo rwose igire icyo yaza ngo gukora aho afite ubwoba. Bigaragara yuko anagenda avuga ngo Uburundi bwamaze kugenda abwitegura. Ntumbaze ngo bamaze kwitegura iki kugeza ubu ngubu, gusa kizwi nuko uyu mugabo yamaze kongera gushyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu mudukurikiye, nyuma y'uko mbabwiye uko urugamba kugeza ubu ngubu ibintu byifashe, ni munyemerere tugende tunyuza amaso mu butumwa bwanyu mwamaze kugenda mudusangiza hano ku Ibendera TV. Izayi TV agira ati ndahabaye. Turabashimira cyane inshuti bakunzi bavandimwe bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV. Mu kanya rwose ndagaruka twongera tureba uko ku rugamba byifashe, tugenda tunagana no ku musozo, ariko ndabashimira cyane nanabasaba gukora subscribe ku Ibendera TV kugira ngo rwose dukomeze amakuru yo tugenda tuyasangira ku bwinshi. Hanyuma rero yirirwa handi Fabien ugira uti nice, tugushimira cyane. Bazimaze iki amana ugira uti hero my ko wavuze mayigeri, ko wavuze ntago nzi ubwo icyo yashatse gusobanura. Hanyuma Ntarindwa Eric ugira uti ndibaza igipolisi nacyo cyarahunze. Ibitekerezo byanyu turimo kugenda tunyuzamo amaso. Irakoze Peter uvuga uti ndakwemera, nanjye rwose ndabemera kandi nanabashimira cyane, uri mu benshi. Denise ugira uti kari hafi y'umujyi wa Bukavu, kari hafi y'umujyi wa Bukavu, ngira ngo ni kari agace twababwiraga kugeza ubu ngubu imirwano irimo kuberamo, na agace kari hafi ya Bukavu rwose. Kugafata rero bivuze ko rwose intambwe za M23 zaba zamaze kugera tayari mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma Etienne Ntakirutimana ugira uti good fight, ugira uti imirwano myiza, ngira ngo ubwo wagendaga wifuza imirwano myiza umutwe wa M23. Butera Olivier ugira uti icyo nsaba M23 nuko igomba kwitonda nk'ubuyobozi bakomeze bayobore urugamba abatari kwigaragaza cyane nk'uko babikoraga muri Nord Kivu, cyane cyane abayobozi bakuru kuko bari guhigwa cyane. Ngira ngo nawe ubutumwa bwawe urakoze kubutambutsa.
kandi abayobozi ndetse na M23 baba badukurikiye ndetse n'abandi hirya no hino baba badukurikiye. Ubutumwa bwanyu rero mujye mubutambutsa kubera ko bukurikirwa n'abantu banyuranye. Ikinshasa naho hari abantu benshi baba badukurikiye, mujye muduha ubutumwa bwanyu rero abantu bureba abagende babona. Hanyuma Birungi Mariro ugira uti nibabahe inzira inyura Kigali mbabone. Akoze cyane ku gitekerezo cyawe. Hanyuma bava kure nawe ugira uti M23 nibemeze kuko birataga ko bazatera u Rwanda. Ngira ngo ni kuri ya nkuru twagiye tugaruka ivuga ko hari umugambi wapfubye wo gutera u Rwanda. Nahimana Emmanuel ugira uti ndabashimiye cyane ku makuru mutugezaho, ndagukunda cyane. Nanjye ndabakunda amwamfura mwe, Imana kandi ikomeze kugenda ibandindiraho muherereye hose. Hanyuma Amashyaka TV ugira uti nta wifuza intambara gusa, iyo bibaye ngombwa irarwanwa. Uko ni ukuri. Nahimana Emmanuel ugira uti M23 force ni mukomere kandi mukomeze guhatana, imbere hari insinzi. Bazimaze iki Amani ugira uti twebwe Goma ni nk'Iburayi pe, abasore ba M23 narabemeye n'abana beza. Ngira ngo uyu mukunzi wacu udukurikiye uherereye Goma, tunagenda dusuhuza inshuti zacu ziherereye aho mu bice bitandukanye, yaba za Goma, yaba za Bukavu, yaba za Rubumbashi, abadukurikiye muri mu bice bitandukanye aho ngaho tubasuhuza cyane, tunabashimira ko mukurikira Ibendera TV. Niyonzima Cyprien ugira uti mubapige sana mubakomeho, ubwo ni M23 wabwiraga. Hanyuma ugira uti mubahe ibibakwiye. Inkeri TV ugira uti abari Goma abimeze bite? Ubwo ngira ngo umaze kubyumva ko abari Gomaho ibintu bimeze neza cyane, ndetse na internet yamaze kugenda igaruka. Niyo mpamvu ubona ko barimo no gucatinga bakanaduha ibitekerezo. Nshuti bakunzi bacu muherereye Goma, internet yabonetse, amazi nayo niyo ataraboneka ari hafi, umuriro niba utaraboneka nawo uri hafi. Abadukurikiye rero rwose muduhe ibitekerezo byanyu, mucatinge, mutubwire uko ibintu bimeze, ubundi natwe rwose twakire amakuru atandukanye yuko Igoma mudukurikiye. Niba internet yaje, nizere ko nta kindi rwose muzongera kugenda mutubwira ngo mwabuze ko mucatinga, ngo mutubwire amakuru, ngo muduhe ibitekerezo. M23 rwose ikomeza igenda ibashyira mu isi nshya, bakubita internet, ejo n'ibindi bizaza. Mwebwe mukomere cyane. Ngizwe nayo Eric ugira uti hangira ngo ubutumwa twabusomye ugira uti tubapige. Mbarushimana Prote uvuga uti bavandimwe Abanyarwanda. Uyu muntu rero wari urimo agenda rwose atugezaho ubutumwa bwiwe. Ngira ngo ubwo abadukurikiye ku Ibendera TV ubutumwa bwawe bagiye babubona. Uti rwose ndarwaye meze nabi, tunakwihanganisha aho rwariye muri CHUB ibitaro bya Centre Universitaire ya Butare, tukwifuriza kurwara ubukira. Hanyuma Marite Munyemanzi ugira uti M23 oye, dushima Imana. Yeremia ugira uti turabakurikiye kandi icyumweru cyiza nawe turagushimiye. Hanyuma Ndacyayisenga Felix ugira uti ko bavugaga ngo barakomeye kuki babazengereje. M23 yo irakomeye rwose, igomba kubazengereza. Rero ntago rwose mpamya ko niba banafite n'ibikoresho, ariko ubwenge bwo kubikoresha ntago ari nk'ubwa M23. Marite Munyemanzi niwe tugezeho mu gitekerezo cyawe, ugira uti tuko pamoja naye kabisa, tuko pamoja. Turagushimiye cyane rero. Hanyuma Twiringiye Imana Vedaste ugira uti uduhe aho bageze
bakubita, twabibabwiye ko rwose bakomeje kugenda bakubita batwika imiriro. Aha, hanyuma nshimiye Imana Jean Claude ugira uti byiza cyane kubw'amakuru mutugezaho, turabakunda cyane, natwe turabakunda rwose. Hanyuma Iradukunda David ugira uti ese kuki ugira uti kuki mu bafana ntabwo twebwe dufana, ahubwo twebwe tubagezaho amakuru y'uko ibintu biba byifashe, nuko ibintu birimo kugenda, nuko ku rugamba ibintu biba bimeze. Ikibombe kiturika kigwa hasi tubabwira ngo kiraturitse, tubabwira tuti giturikijwe n'indege cyangwa se giturikijwe n'iki, byose tubibavira indi muzingo. Abasirikare 10 n'abangahe b'u Burundi bagenda bahasiga ubuzima tubibabwira. Birumvikana n'aba M23 nabo nibazajya bapfa tuzajya tubibabwira rwose. Twebwe ntago dufana, ahubwo tubagezaho amakuru uko biba byifashe. Rukundo Celestin ugira uti ndi Rukundo Celestin, ndi Gatsibo M23 ikomere ku rugamba umuheburayo. Ugira uti abasore banjye bo mu ntare za Sarambwe urugamba barugezehe mumbwire, twabikubwiye twizere ko ubwo wagiye ubyumva. Hanyuma Twiringira Imana Vedaste ugira uti uri kwiyaduha neza kabisa pe, nanjye kuyabaha neza ni inshingano zanjye kandi biranezeza iyo namwe mudukurikiye. Safari Theo ugira uti M23 ni ku mutima. Aha, ntirenganya Jean Bosco ugira uti nibakomeze bavanse cyangwa se begere imbere, ugira uti tubari inyuma. Hanyuma Ingabire Gilbert ugira uti M23 bara si washatse kwandika iki, uvuga uti M23 irabica. Okay, si byereka Imana Fisi nawe ugira uti M23 imbere cyane turabashyigikiye. Hakizimana Claude ugira uti M23 turayemera cyane. Ndacyayisenga Felix ugira uti M23 oye. Nsabimana Andre ugira uti M23 tukuri inyuma. Rwanda Yacu TV ugira uti ibyo aha, ubutumwa bwawe bugira buti aha, ngira ngo nawe ubutumwa wamaze kugenda utanga, ubwo abo ugenewe bamaze kugenda babubona. Hanyuma Nizeyimana Apollinaire ugira uti Heroni Apollinaire, murakoze ku makuru muba amutugezaho kabisa. Natwe rero tugenda tubashimira kuko muba mwagiye mufata umwanya wanyu mugakurikira aya makuru. Kandi ubwo nanabibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV, hanyuma ubundi tugakomeza tugenda dusangira amakuru atandukanye. Munyemerere rero gatoya mfate akaruhuko gatoya, ubundi nze mbagezaho uko kugeza ubu byifashe, uko ibintu bimeze, uko imirambararo ku rugamba ubu ngubu byifashe, aho bigeze. Hanyuma nza tunagana no ku musozo.
inshuti bakunzi bacu mudukurikiye rero ngira ngo mbabwire ko kuri aya masaha saa 8:52 kuri iki cyumweru tariki 2 Gashyantare muri uyu mwaka ubungubu tuvugana rwose imirwano ikomeje kugenda itwikira hano muri Kavumu. Imirwano ikomeje kugenda itwikira hano muri Kavumu. Namaze kubabwira ko Nyabibwe yo rwose imirwano yamaze kugenda ihava. Ubungubu imirwano imaze kuharenga neza isatira Kavumu. Babwira ko Kavumu nayo bamaze kuyigeramo, ariko bakaba ariho kugeza ubungubu urugamba rurimo kugenda rubera kugeza ubungubu tuvugana. Gusa kugeza ubu Kavumu yose ntago barayifata, ariko isaha n'isaha rwose Kavumu nayo yaba yirambitse hehe mu maboko y'umutwe wa M23. Ubu rwose tuvugana nuko ibintu bimeze, tubafashe tukabajyana tukabageza kuri tere nahangaha. Urugamba ubungubu rwambikaniye muri ibi ibice rero Kavumu mu kanya gatoya ikaba nayo ishobora kuba yafashwe. Kavumu na gace keza cyane cyangwa se gafite akamaro gakomeye kuri M23 mu gihe Kavumu yaba ifashwe. Inzira yo kwerekeza mu bice bitandukanye birimo na Kinshasa byaba inzira yaba yamaze kuba iharurwa rwose neza, ndetse n'inzira yo kwerekeza Bukavu ikaba yamaze guharurwa neza. Ubungubu tubabwira amasasu ari kumvikanira hehe mu gace bita Mugenderwa, mu gace bita Kakondo. Ahangaha niho rwose imirwano ubungubu irimo kugenda yumvikanira. Ngira ngo urabibona ko ugeze Mugenderwa bamaze kugera muri Kavumu, bamaze kuyinjiramo, ndetse ubwo ngubwo uba umaze no kurenga aho bita Musenyi, ugenda werekeza Kakondo, ugenda werekeza Kidumbi, ubundi ugahita werekeza hehe mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma kandi ubwo hari n'indi nzira ikatira ahitwa Muhinga. Iyi nzira ikomeza Muhinga ikerekeza no muri aka gace kitwa Mure. Iyi ngiyi ikaba ariyo yahita inyurwamo n'abasore bagenda berekeza hehe i Kinshasa, bagenda babohoza abaturage batuye muri ibi bice, ariko gahunda ari ukwerekeza hehe Kinshasa. Zimwe mu ntare za Sarambwe rero zikaba zahitamo kunyura muri iyi nzira zerekeza i Kinshasa, hanyuma izindi zigakomeza Kidumbi zerekeza Kabare, zigahita zibohoza uyu mujyi wa Bukavu. Nazo zigahita zikomereza hehe muri za Bigobe no muri za Karika no muri za Mitanda, berekeza hehe gutanga umusada kuri za ngabo zindi zaba zaciye hehe muri Muhinga. Ubundi bose bakerekeza hehe kubohoza umujyi wa Kinshasa, mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku miramburo rero kuri mapu nuko nguko ibintu byifashe kugeza ubungubu, ariko kandi no ku rugamba nuko nguko byifashe. Imirwano ikaba ubungubu urusibaniye, cyangwa se imirwano irimo kubera muri utwo duce maze kubabwira. Hari abantu rero baduhaye ubutumwa nyuma, sinibukaho nari nagejeje. Ariko hari uwitwa Nshimiyimana Jean Claude duhaye ubutumwa bwawe, nawe twabwakiriye. Hanyuma ariko abanadukurikiye hano mbabwire ko mushobora kutwandikira hano kuri WhatsApp mugeze kuri nimero ikurikira, n'akamenyetso ko guteranya 250 718 ushobora kutwandikira kuri WhatsApp. Ndetse waba unifuza ko twagushyira muri groupe ya WhatsApp ya Ibendera TV ukatumenyesha, ubundi tukajya dukomeza kugenda dusangira amakuru atandukanye. Hanyuma rero M23 rwose ikomeza igenda ikubita, ikora operasiyo, hanyuma ibintu natwe tukabizana hano ku Ibendera TV tukabagezaho amakuru uko ibintu
biba abyifasha. Hanyuma hari uwitwa Angelique Nyiramana ugira uti M23 yatumwe n'Imana kuzana amahoro atarigeze aboneka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umunsi n'umwe, tuyifite ku mutima kandi ni mbifurije intsinzi kabisa. Twiringiye Imana Vedaste ugira uti Sadek yavuyemo se muyaduhe, ngira ngo amakuru ya Sadek nayo twayabagejejeho kugeza ubu ngubu. Sadek irimo kugenda isaba ko yafashwa ikava muri biriya bice igasabirwa inzira mu Rwanda. Twabwiye kandi ko kugeza ubu ngubu Sadek irimo kugenda rwose igira ibintu bitatu isaba umutwe wa M23, harimo kuba abagenda bakajya gufata imirambo yabo. Kugeza ubu ngubu igikorwa cyo gufata imirambo yabo y'abantu bamaze kugenda bitaba Imana, akaba ari byo umutwe wa M23 wamaze kugenda ubemerera ko bagenda bakabafata, ariko M23 irababwira iti turabaherekeza kuko nta wamenya. Ngira ngo rero ubwo nawe updates za Sadek turaziguhaye, hanyuma ibindi nabyo twagiye tubivugaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma Donati Barahira ugira uti none se M23 bari Kinshasa, ntago bari Kinshasa ahubwo barimo kwerekeza i Kinshasa kubohora uyu umujyi. Hanyuma Dira TV ugira uti M23 atubari inyuma, amahoro no umutekano nibyo shingiro ry'urugamba muhatane kuko murwanira ukuri, kuko barwanira ukuri ntibatsindwa. Ngira ngo reka ubutumwa ndabona bwo bukirimo kuza. Hanyuma witwa Soza Jesus Ministry uvugira uti Kavumu DC, nanjye aho mvuka hitwa Kagumu mu majyepfo, koko aho hanyu hahoze ari mu Rwanda. Mu majyepfo koko aho hahoze ari mu Rwanda. Ni amakuru rero nawe uduha, gusa utubwira ko Kavumu hahoze ari iwanyu, ariko ubu ntabwo watubwiye aho uherereye. Gusa nawe tugushimira cyane ku butumwa bwawe. Mbarushimana Prote ugira uti nukuri mbikubise imbere mumfashe, ni wawe ndi ubutumwa yamaze kugenda atambutsa bw'uko arwariye mu bitaro bitandukanye hariya i Butare. Ngira ngo rero abakunzi bacu rwose bamaze kugenda babona ubutumwa bwawe, ubwo birumvikana ko ibindi byo utegereze wizeye kandi urware ubukira. Hanyuma Umuheburayo nawe ndabona wagarutse ugira uti Imana ifashe intare za Sarambwe. Hanyuma Nshimiyimana Jean Pierre ugira uti nibirukane kabisa. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu, ngibyo uko byifashe kugeza kuri aya masaha saa 9 zuzuye mu Kadomo i Kigali mu Rwanda, no ni Bujumbura mu Burundi ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku Ibendera TV twana Kreti, ndabona saa 9 n'umunota umwe zise zituramo. Hanyuma rero munyemerere mbashimire cyane, mbabwira ngo mwakoze kubana natwe ku Ibendera TV, mwakoze kubana natwe, mwakoze kuduha ibitekerezo. Nawe wohereje igitekerezo cyawe turakubona kandi turagushimiye, n'abandi mwese murimo kugenda mubyohereza turabashimiye cyane. Imana ikomeze kubarinda. Hari uwohereje igitekerezo witwa Zabayo Diane ugira uti M23 Imana ibagendeye imbere. Hanyuma Nsanzimana Vincent ugira uti turagukurikiye cyane, ihangane wongere uduhe iyo nimero ya WhatsApp akanyenyeri 250 7 18 077 40. Ngira ngo rero niyo ngiyo rwose abadukurikiye, mwakomeza kugenda amunaduhaho ibitekerezo mu gihe tutari muri studio. Hanyuma rero rwose mbifurije kugira icyumweru cyiza, mbifurije kugubwa neza, Imana ibarinde, mwirirweho mugire amahoro
kandi ubwo dusubire no mu biganiro byacu bikomeza bigenda bitambuka hano, tugenda tubagezaho amakuru atandukanye cyane cyane ariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tugenda tubagezaho updates zose uko ibintu byifashe ku rugamba, uko imiramburo n'imirambararo rwose amasasu arimo agenda anyuranamo, byose mukabikurikira hano ku Ibendera TV. Twizere rero ko rwose mukomeza kugenda amugubwa neza, munagira ibihe byiza. Imana ibarinde nshuti zacu, turabakunda cyane.